muririmbyi aherutse kuririmba banga Uwiteka azajyana abakijijwe neza, aravuga ngo abasinzi ntazabajyana, abajura ntazabajyana, murasinda musindana Bibiliya, mwarangiza ngo Uwiteka aratuzi. Hahirwa, haleluya, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, uwo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, niyicarane n'abakobanyi. None turicarana n'abakobanyi uyu munsi tukavuga Imana turi muri izo nzira, warangiza ngo Uwiteka arakuzi. Imana data wa twese yongere ibaho umugisha, ibishimire. Mwege mwakoze subscribe aho muherereye mwese, turabakunda kandi namwe mwagiye mubitwereka ko mudukunda. Nawe uje ari bwo bwa mbere kuri izi chaîne, namwe turabishimiye kandi turabakunze. Namwe mukore share na comment, mukore subscribe. Imana ibashyigikire aho muri hose. Dushimiye abanyarwanda muri rusange bagiye bakurikira ibyigisho byacu, ibiganiro byacu, mudahwema kudukurikira. Tubasabiye umugisha w'Imana. Abaturanyi bacu, abarundi, abakongomani, abagande, Imana namwe ibampera umugisha aho muherereye mwese. Diaspora namwe Imana ibampera umugisha, mutahwema kutwereka ko muturi hafi mukurikirana ibyigisho byacu. Mbere ya kamera zacu rero murabona umubyeyi ufite Bibiliya, tubazaniye umutumirwa. Nukuri ndabizi neza mugira urukundo kuri Yesu ari ku ngoma, kandi iyo mukunze umuntu mujya mubyandika muri comment mukabigaragaza. Rero tudatinze reka mwakire atwibwire. Turakwakiriye. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana n'abane nawe kandi muhorana. Umeze neza? Ndashima Imana. Hari umuntu wabaje ari bwo bwa mbere akaba ari bwo akubonye kuri izi kamera, yakwibaza ngo uri muntu ki? Wowe utwicaye imbere uri muntu ki? Ngendo umukozi w'Imana, Buhanuzi, uvuga butumwa n'indi mirimo Yesu acoboje ndayikora. Amazina bakwita nde? Amazina ni Senge Angelique, izina ry'umugisha ni Mama Pasi, bakunda kubinyumvaho cyane. Abapasi Imana iguha umugisha, kandi n'abagiye gukurikira ibi byigisho Imana ibaha umugisha. Reka tukwakire usenga kugira ngo tutangirane n'isengesho nk'umuntu tubwiye kuri umukozi w'Imana. Ni karibu. Imana y'amahoro, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, data wa twese mwiza, turagushimye turaguhimbaje ko wera kandi ukiranuka. Ijambo ryarambwiye ngo abakwiringiraga abo babaga mu mahoro, tugufite nta wundi murengezi. Niyo mpamvu tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe udahwema kutugirira. Turasenze kugira ngo Mwami kubw'ibi biganiro uzuganze kandi utegeke, Mwuka wera abane natwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Kandi nyiribihe Imana utwemerere buri muntu wese wumva iki kiganiro muhe guhembuka no kugubwa neza, kandi atinda imbere yawe kurusha uko yatinda imbere y'abantu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Unyemerere neza yawe ibe kuri buri muntu wese uduteze amatwi mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Amen. Imana iguha umugisha. Reka twakire n'ubundi tudatinze, twakirane n'ijambo ry'Imana. Karibu. Nsomera Zaburi. Kadusoma ijambo riri muri Zaburi ya 24. Imana itugirire neza cyane. Ijambo riri muri Zaburi ya 24 kadusomane mu izina rya Yesu. Haravuze ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, isi n'abayibamo, kuko ari we wayishinze ku nyanja, yayishimangiye ku mazi menshi. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara ahera he? Kane haravuze ngo n'ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro, ntarahire ibinyoma, uwo ni we uzahabwa umugisha n'Uwiteka no gukiranuka abihawe n'Imana y'agakiza ke. Gatandatu haravuze ngo abayishaka ni bene uwo, abashaka mu maso hawe. Mana ya Yakobo, Imana itugirire neza kandi Imana ihimbazwe. Amen, amen. Imana ishimwe. Ijambo riravuze ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, haleluya, isi n'abayibamo, kuko ari we wayishinze ku nyanja,
yayishimangiye ku mazi menshi. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo mvugane nawe mwene data udukurikiye kubwira ijambo, ndagira ngo turiganireho, kandi n'ukuri ngo hahirwa abumva bakumvira. Imana idugirire neza, kubera ko iyi minsi ya none ijambo risa nkaho ryagiye hasi, ahubwo ikinyoma cyarimiswe cyane. Amen. Hanyuma ijambo ry'Imana ntizigera rita agaciro. Ndagira ngo nkubwire ngo uko ryahozeho kera n'uyu munsi niko rikiri. Ntabwo iri jambo rijya rihinduka igihe cyose. Haleluya. Igihe cyose iri jambo rihora ririsha muri twebwe, mu matwi yacu rihora ririsha, ndetse ku mitima yacu rihora ririsha. Imana itugirire neza. Ijambo riravuze ngo ninde uzahagarara mu maso h'Uwiteka. Imana ishimwe. Ngo nufite, Imana ihimbazwe, nufite amaboko atanduye. Amen. Utarigeze kwerekeza umutima we ku bidafite umumaro. Muri iyi minsi ya none abantu berekeje imitima yabo ku bintu bidafite umumaro. Abantu bahanze amaso ibintu bidafite agaciro. Ndagira ngo nkubwire ngo ibi bintu hanze h'amaso nta kintu bizakumarira, ariko ngo umuntu uzahagarara imbere y'Uwiteka ni umuntu utarigeze werekeza umutima we ku bintu bidafite umumaro. Abantu batinze mu bintu bidafite umumaro, abantu bakererewe mu bintu bidafite umumaro, abantu batinze mu bintu bidafite agaciro, abantu bahindukije amaso batera umugongo Uwiteka. Haleluya. Ariko ijambo riravuze ngo umuntu uzahagarara ku musozi w'Uwiteka akarebana nawe n'ufite umutima utanduye, udafite amaboko. Haleluya. Atarigeze kwerekeza ku bidafite umumaro, uwo muntu niwe uzahagarara ku musozi w'Uwiteka. Niwe Imana izavuga ngo narakumenye koko, narakubonye ndakuzi. Ariko ijambo ryaratubwiye ngo hari igitondo kimwe azababwira ngo sinigeze kubamenya. Mana ishimwe. Azavuga ngo ntago nigeze kubamenya, kuko yaratubwiye ntitwumva ndetse ntitwanumvira. Yavuganye n'imitima yacu irumva, ariko kubikora biratunanira. Imana ishimwe. Kuko ijambo riravuze ngo umuntu uzahagarara imbere y'Uwiteka mwene data. Imana ishimwe. Umuntu uzahagarara imbere y'Uwiteka mama, umuntu uzahagarara imbere y'Uwiteka papa, umuntu uzahagarara imbere y'Uwiteka musore, ni umuntu udafite, haleluya, amaboko atanduye, utarigeze werekeza umutima we ku bidafite umumaro. Imana itugirire neza. Imana ishimwe. Abantu muri iyi minsi barahindukiye, berekeje imitima yabo ku bintu bidafite umumaro. Bibagiwe Imana, bibagiwe icyo basezeranye nawe, bibagiwe ko bageze ikirenge mu cya Kristo. Ngo Imana ishimwe. Iyo ujya kubatizwa no gukizwa, urabatizwa ukavuga ngo ngeze ikirenge mu cya data. Haleluya, haleluya. Ariko iyo umaze gutandukira, akaguru kamwe kagatera hariya kandi ukagatera mu nzu y'Imana, Imana itugirire neza, biba birangiye, kubera kuba warangije kwerekeza umutima wawe ku bintu bidafite umumaro. Imana ishimwe. Rero ni ku ijambo ritubwiye. 5 haravuze ngo uwo niwe uzahagarara, niwe uzahabwa umugisha n'Uwiteka. Ni umuntu udafite umutima wanduye, ni umuntu udafite amaboko aterekeje ku bidafite umumaro. Imana ishimwe. Niwe uzahabwa umugisha n'Imana. Rero icyaha twaracimitse birenze uko tubitekereza. Icyaha umuntu aracimika agishyira imbere. Haleluya. Ninza nakubwira ngo Imana iguhaye imodoka uyu munsi nturi bwumvira ijambo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iri jambo niryo rigira aho riguterura rikagira naho rigushyira, rigutera kwiyunga n'Imana mwene data, rituma wizera Imana kuruta uko wakizera abantu, bituma uhagarara neza, ugahagarara mu muhamagaro, hanyuma ugahamya Kristo neza. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Uyu muntu niwe uzahabwa umugisha n'Imana. Ariko abantu b'iyi minsi batinze mu bidafite umumaro, ahubwo biringiye ibigirwamana. Imana ishimwe. Abantu b'iyi minsi babuze ubwenge. Haleluya. Bibiri iravuga ngo babuze ubwenge kubera ko Imana ishimwe ntago bagishaka kumva icyo ijambo rivuga, ahubwo barashaka ibitangaza, ntago bashaka nyiri igitangaza. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Ntago bagishaka icyo Imana yabavuzeho, ahubwo barashaka kumva. Imana itugirire neza. Runaka yahanuye ibi, kwa runaka barasenga uku, kwa runaka barakora, uzazenguruka isi. Haleluya. Uzazenguruka amadini, uzazenguruka amatorero. Imana itugirire neza. Uzazenguruka, ariko umutima
wawe utarigeze kumenya imana, utarigeze imana ishimwe, imana itarigeze ikubona, ntabwo mu gitabo cy'ubugingo wanditsemo, kubera ko warangije kumva, amatwi yawe arangije aragoma. Imana itugirire neza. Ijambo riravuze ngo umuntu uzahagarara imbere y'Uwiteka mbese agahabwa umugisha nayo, n'uzaba warumviye, n'uzaba waratinye icyaha, n'uzaba warahunze ubusambanyi, n'uzaba waratinye, haleluya, waratinye kwiba, waratinye ubujura, urakorana umurimo w'Imana ubujura, urakorana umurimo w'Imana ubusambanyi, urakorana umurimo w'Imana kubesha, urakorana umurimo w'Imana ishyari, warangiza ngo iyi Mana ngo izaguha umugisha. Imana izaha umugisha umuntu uhagaze ku musozi w'Uwiteka udafite amaboko yanduye. Topaya sinima edotayini iri kuvuga ngo nuzahagarara kuri uyu musozi ni umuntu wakinguriye umutima we Uwiteka, hanyuma Uwiteka nawe akamugirira imbabazi. Haleluya, haleluya, hanyuma akamuha umugisha. Imana itugirire neza. Abantu barashaka kumva icyo Imana ivuze, ariko ntabwo bashaka icyo Imana ishaka. Amen, amen. Hanyuma barashaka guhabwa ibitangaza bidafite umumaro. Ndagira ngo nkubwire ngo mwene data wongurikiye, ubutinganyi bwaramanutse, uraryamana n'umugore mugenzi wawe, haleluya, haleluya, ukavuga ngo Uwiteka azamumugisha, mu gitondo ukazinduka ukajya mu nzu y'Imana, Imana ntabwo ikuzi. Imana ishimwe. Urarongora umugabo mugenzi wawe, warangiza ngo uri umukozi w'Imana. Oya, Imana ntabwo ikuzi. Haleluya. Umuntu uzahagarara kuri uyu musozi ngo n'udafite amaboko yanduye, utarigeze kwerekeza umutima we ku bidafite umumaro. Haleluya. Uririrwa mu matiku, gahagarara kuri kamera uri mu matiku, gahagarara ukajya uvuga Imana uri mu matiku, warangiza ngo iyi Imana iranzi izangirira neza. Ntabwo iyi Imana izakugira neza, kubera ko ntabwo ikuzi, nta nubwo yigeze kukumenya, ntabwo yigeze ikubona, warayumvise ariko urayisuzugura, amatwi yawe ahinduka igome. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana irashaka umuntu ukijijwe neza, irashaka umuntu wahamije. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Abantu batinze mu bidafite umumaro, kandi Bibiliya yavuze ngo umuntu uzahagarara ku musozi w'Uwiteka n'uyu muntu uzatinya icyaha cy'ubusambanyi, agatinya icyaha cy'ubutinganyi, agatinya ishari, agatinya kuroga. Uru rurimi Imana yaduhaye ruraroga. Wareba mwene se ukamwanga. Bibiliya yaravuze ngo uwanga mwene se ni umwicanyi, kandi umwicanyi ntazinjira muri iri juru. Mwicanyi azinjira. Uwiteka ngo azajyana abakijijwe neza, ntabwo azajyana abajura, ntazajyana abasambanyi, ntazajyana abibone. Uribona warangiza ngo Uwiteka aranzi, ukajya imbere ku gatutu ugahagarara ugashima Imana. Haleluya. Ariko Uwiteka ntabwo akuzi, kubera ko uyu musozi uzahagararaho umuntu ukijijwe neza, uzahagararaho umuntu wavuze Imana, uzahagararaho umuntu wubashye Imana, uzahagararaho umuntu wakoreye Imana by'ukuri, uzahagararaho umuntu Imana itugirira neza, uzahagararaho umuntu wihanganiye ibimugerageza, ukihanganira inzara ntiwibe, ukihanganira ubukene ntiwibe. Imana itugirire neza. Ukihanganira, Imana ishimwe, ukihanganira ikigeragezo uhagazemo, ariko ukavuga ngo Uwiteka we ndakwiringiye, uri umungeri wanjye, kubera ko ntazacena, ni we nizeye. Haleluya. Enestaya didefo. Imana itugirire neza. Hetandoregi. Imana itugirire neza kandi tuganze. Ibyaha biranutse. Imana irimo iravugana nawe. Ni iki gituma warerekeje umutima wawe ku bidafite umumaro? Maboko yawe aranduye, ariko warangiza ngo nzahagarara ku musozi w'Uwiteka. Musozi w'Uwiteka uhagararaho umuntu wakijijwe neza. Muririmbyi aherutse kuririmba banga Uwiteka azajyana abakijijwe neza, aravuga ngo abasinzi ntazabajyana, abajura ntazabajyana. Murasinda musindana Bibiliya, mwarangiza ngo Uwiteka aratuzi. Hahirwa, haleluya, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, uwo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, niyicarane n'abakobanyi. None turicarana n'abakobanyi uyu munsi tukavuga Imana turi muri izo nzira, warangiza ngo Uwiteka arakuzi. Imana itugirire neza. Imana ishimwe. Uwiteka ntabwo akuzi, kubera ko umusozi w'Uwiteka uhagararaho n'abantu bakijijwe, bafite umutima umenetse, batinya icyaha. Ntabwo ugitinya icyaha, icyaha cyabaye ndabimenyereye. Umukristo w'uyu munsi ari mu cyaha, murokore w'iyi minsi ari mu cyaha. Haleluya. Imana ishimwe. Ndagushimiye. Haleluya.
Imana ihimbazwe. Umuntu udukurikiranye wari uhagaze muri iki kirere, wari uhagaze muri ibi byaha, Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo ni ukuri Bibiliya yaravuze ngo abasi Imana yabo abo bazakomera kubera ko bayizi, ntabwo bazakomera kuko batayizi. Abasi Imana yabo bazakomera kubera ko bavuganye n'Uwiteka kandi bagahunga icyaha. Imana ishimwe. Abantu batinze mu byaha, bari kwigaragura mu isayo y'ibyaha, barangiza bakarimba ngo Yesu azaza ariko ntimuzahura. Azaza azakubwira ko atakumenye. Nimba uhagaze neza, wirinde utayoba. Imana ishimwe kandi Imana itugire neza. Nagira ngo sengane n'aba bantu babashije kudukurikirana kuri iri jambo, kugira ngo umutima wawe wongere uce bugufi, ushyire amavi hasi, wongere usenge, ubwire Imana ngo Mana ndikontoroye, nsanze ntagihagaze ku musozi w'Uwiteka. Maboko yanjye yerekeje ku bidafite umumaro, mutima wanjye watekereje ibidafite umumaro, mutima wanjye wahagurutse mu byaha, mutima wanjye waratonganye, mutima wanjye wagiye kure yawe. Uwongere wikontorore, nurangiza ubwire Uwiteka ngo Mana ndagushimiye. Kadusenga n'Imana mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Kadusenga n'Imana. Ariko Bibiliya iravuze ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Iyo wibutse ko isi n'ibiyuzuye ari iby'Uwiteka, ujye utinya icyaha, uvuge ngo Uwiteka niwe ushobora kungabira, akangabira iby'umugisha, ntangabira iby'umuvumo, akampa iby'agaciro, ntampa ibitari iby'agaciro. Imana ishimwe. Ariko isi ijya iguha ibitari iby'umumaro, kandi isi iryoheye cyane abarokore muri iyi minsi baryohewe n'isi kurenza abantu bataramenya Uwiteka. Imana ishimwe. Ariko ndagira ngo nkwibutse wewe wayimenye ugahagarara muri iyi nzira. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nkwibutse ngo haracyari 7,000 bitarafukamira Bayali. Imana ishimwe. Uwiteka gikeneye guhamagara, bigahagarara mu muhamagaro neza, bigahamiriza Kristo, bigatinya icyaha, bigahunga. Amen, amen. Imana itugirire neza. Hanyuma uyu mutima wawe nimba uhamanya n'Imana koko, ukaba ugihagaze kuri wa musozi, Uwiteka azaguheraho umugisha. Imana iguha umugisha. Hanyuma wowe nimba uhagaze ku musozi utari uwa nyawo, hanyuma ukaba uhagazeho, Imana ishimwe, ukaba uri kuri uyu musozi utakuzi, hanyuma twisenganira Imana kubera ko uyu musozi uzahabwa umugisha n'Uwiteka kubwo kuwutindaho. Amen, amen. Imana ishimwe. Nagira ngo dusengane Imana muri iri jambo. Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Tutarasenga wabanza ugatambutsa nimero yawe ya telefone, hari umuntu wabona iki kiganiro akifuza ko mwasengana, twagira ngo rero ubanza utambutse nimero ubundi usengera abantu b'Imana dusoza. Ni 078 78 38 415. Imana iguha umugisha. Gusengera abantu b'Imana. Uri Imana y'amahoro, uri Imana y'amaboko magari, igihe cyose uhora uteze ibiganza kugira ngo umuntu wese waneshejwe n'ijambo ryawe abashe kubona imbabazi. Ndasenze kugira ngo umuntu wese uri bwumvira ijambo umutima we ubohoke cyane, kandi Data wa twese unyemerere umutega amatwi. Ijambo ryarambwiye ngo nitukubwire, dukomanga tuzakingurirwa, kandi dusabe tuzahabwa. Nanjye ndasenze kugira ngo umuntu uri busabe imbabazi, umuntu uri buce bugufi, umuntu uri bwumva kumvira, umubabarire rwose, kandi Data buja wera umurinde guhindukiriza umutima we kubidafite umumaro. Henestaya gide fo era tandore gide. Ndasenze kugira ngo imbabazi zawe zibashe kunesha mitima yacu yururuke rwose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen. Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Mwebwe muje ari bwo bwa mbere mukore subscribe, mushayiringa rwose ibi biganiro, munabyandike muri comment ku mukozi w'Imana mwamukunze, azagaruke nakagaruka naho ubutaha.